niko se banyarwanda, ikigarasha ni iki? Ikigarasha ni nde? Umuntu muzima yabaye ikintu ryari? Iki gitutsi kimaze iminsi giteye inkeke ku mbuga nkoranyambaga, gikoreshwa n'abanyarwanda bari mu Rwanda ndetse n'abari hanze, ushaka gucisha bugufi buri muntu wese, utabyina, utavuga, udatamba nk'uko FPR ishaka, uvugisha ukuri ku bintu bitagenda mu Rwanda kandi byakagombye gukosoka. Banyarwanda, kuki tutigira ku mateka? Amahano twanyuzemo ntacyo yatwigishije. Iki gitutsi nk'uko mubizi cyaduwe na Perezida Kagame. Abantu yabwiraga murabazi, impamvu yabivugaga murayizi. Umukino w'amakarita abamo ibigarasha, Rusesabagina, Bakayumba, Bakarenge, Taujene, Bagahima, ni ibigarasha, bahoze ari ibigarasha, ni ibigarasha, mu gihe kiri imbere bizaba ibigarasha bicitse. Kuki buri gihe tuba barukurikira izindi? Banyarwanda, banyarwandakazi, ntabwo ari ubwa mbere ibi bintu bibaye. Muzi ahantu igitutsi cyangwa se ubusembwa cyangwa igitutsi nyenzi kitari n'igitutsi cyatugejeje mu mateka yacu twanyuzemo. Umuntu wese wakoranye n'inyenzi, wabanye nazo, wasaga nazo, wagize aho ahurira nazo, ndetse n'abatari bazizi n'abatari bafitanye gahunda nazo, cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi, abahutu n'abanyamahanga babaga mu Rwanda, baratikiye karahava. Kandi ibi bintu buri gihe ni inkotanyi zihora zibiza. Inyenzi ntabwo byari igitutsi. Inyenzi ni mwebwe mwazigiyise, ni Kagame yarabisobanuye ejo bundi. Byatangiye atari igitutsi, ari ijambo mwishimiye ribateye ishema gukora ko muzi gucengera. Hari n'irindi jambo ngo inzoka, nuko nta reference yabyo mfite, ntabwo navuga ibyo ntazi. Abafite reference muzinsangize ko n'inkotanyi zihitaga inzoka. Ibyo bintu byaje guhinduka igitutsi, abanyarwanda barahigwa bukware kubera ibintu badafitemo gahunda. Kubera iki muhora mukunda kwinjira muri propaganda z'inkotanyi mutazi ukuntu zatangiye? Kagame araje aradutse ngo igifobagane, inyangarwanda, ikigarasha, namwe murakurikiye buhumu. Muzi abo Kagame yavugaga? Gahima Gerard muramuzi? Muzi ibaruwa yanditse ku itariki 30 z'ukwa kane 1994, iyo yasinyeho muri UN, avuga ko abatutsi bashize, ngo abatutsi b'ingenzi bashize, nta mpamvu UN ifite yo gutabara u Rwanda. Ni ukuvuga ngo abantu bapfuye nyuma y'itariki ya 30 z'ukwa kane mu rwego rw'amategeko bakagombye kubazwa. Izo dosiye zakagombye kubazwa Gahima Gerard na Dusaidi, nuko yitabye Imana, na FPR banze ko abanyarwanda batabarwa. Abanyarwanda batikiye nyuma y'itariki 30 z'ukwa kane ni bande? Ni bangahe? None aka gakino Kagame yivugiye ko FPR ari agakino, ni agakino k'amakarita, arabyivugiye. Bari kudukinaho twebwe nk'abanyarwanda, natwe tugakurikira buhumyi. Agakino k'ibigarasha mukinjiyemo gute mw'abanyarwanda? Ngo hari ibigarasha, hari bwana, hari seti na za butuyu, izo badashatse n'ibigarasha babyigizayo barangiza bakabica. Muzi icyo Karegeya yazize? Yari umujenerali, yari umusirikare, yakoranye intambara, yafashije Kagame kwica abanyarwanda, arangije aramwica uko yabimusezeranyije. Nyamwasa, bakunze kwita Nyamwasa abahutu, ngo wateye itabi mu majyaruguru, ntiyabanaga na Kagame, birangira mugize ikigarasha. Mwebwe mubyitereyemo mute? Hari agakino mukinana na FPR ikaba yabahaze mukaba mubaye ibigarasha. Kubera iki ubwo busembwa mushaka kubushyira ku banyarwanda bose? Niba ari agakino baziranyeho, mwaretse bakitana ibigarasha, mwebwe mukigira ku ruhande. Amateka azatwigishe kugeza ryari? Rudasingwa muramuzi?
Rudasingwa wari ambasaderi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ambasaderi w'u Rwanda. Muzi amasezerano yasinye bajya gusenya inkambi z'abanyarwanda zo muri Kongo. Abanyarwanda batikiriye muri Kongo kereka ko yitandukanyije nazo, wenda afite ibyo azadusobanuriraho, ni ukumuha igihe kadusobanurira inzirakarengane zose zaguye muri Kongo. Icyo gihe yafatanyaga na Paul Kagame, bari mahwi amucitsa bikigarasha. Abanyarwanda tubyitereyemo dute? Tubijemo gute? Kubera iki dushaka kuyora amahano tutatangije? Rusesabagina hari umunsi umwe yari yicanye na Kagame ahabwa umudari wa Hotel Rwanda, aho yakinye iriya filime yaje no kwerekana ko ukuntu inzirakarengane z'abatutsi zatikiriye mu Rwanda. Icyo gihe kubera ko Kagame yari abifitemo inyungu, bari mahwi. Ariko ubu ngubu nta nyungu abifitemo, yabaye umwanzi we. Tubyiteremo gute nk'abanyarwanda, nka rubanda rugufi? Niko mwabanyamakuru mwe b'umwuga bahora basubiramo ibintu intero FPR iteye mukayikiriza. Ubwo mwambwira mute ko mutandukanye na Kantano wo kuri RTL? Ese kubera iki mutajya muduha archive zo kuri Muhabura? Banyarwandakazi, mwabanyamakuru mwe, archive zanyu zirahari. Buri muntu wese wasubiyemo ngo kigarasha, igifobagane, inyangarwanda, abyita umunyarwanda amurenganya, akazagira ikintu aba. Urumva se murushije iki Kantano? None se ubu ngubu dukurikije ibyo muri gukora, twebwe twavutse twari turi abana ibitambambuga kiriya gihe, ubwo ntago twaha rezo. Niba mufite rezo yo kwita abantu ibigarasha, bikaba bigezeho umuntu atinya ko ashobora kubura ubuzima bwe kubera ko yiswe ikigarasha, bikaba bigezaho buri muntu ahabwa akato kubera ko yabaye ikigarasha, mwumva bitandukaniye no kwitwa inyenzi? Urumva niba ari ibyo tutaha rezo Kantano ko yari afite rezo yo kwita abantu inyenzi, akabitiranya n'inyangarwanda, akavuga ko bahigwa bukware, ngo muzihige namwe uti ibyo bigarasha mubikubite mubige. Urumva bitandukaniye he? Kuki Inkotanyi muhora mwigana intera hamwe? Wagira ngo hari icyo mupfana, wagira ngo ni mwebwe mwaremanye, wagira ngo muri mahwi. Mwebwe ntacyo mbabaza kubera ko muzi ibyo mukora. Banyarwandakazi, banyamakuru, ndetse namwe mpirimbanyi zirwanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, mpora mbumva muhora musubiramo ngo ikigarasha, mukumva ni ibintu biri blague. Hari abanyarwanda bari gutikira, bari kuburirwa irengero mu Rwanda kubera ko babitiranyije n'ibigarasha, bakagira impamvu yo kubica cyangwa kubarigisa cyangwa kubambura ibyabo. Muri guha urwaho umuntu ushaka kubarimbura. Banyarwandakazi, banyamakuru, mpirimbanyi, bantu mwese nyangamugayo, mukumira ikibi kitari cyabo. Perezida Kagame na FPR basuzugura abanyarwanda, bafite icyo bashaka kugeraho, ariko mwebwe kubigana n'ibintu byatubayeho mukaba mushaka kubisubiramo. Nta excuse, nta kintu mufite cyo kwireguza nyuma y'ibintu byatubayeho. Perezida Kagame arabita ngo muri bifobagane, mfite nterwa isoni no kuba umwe namwe. Kiraho gifobagane kiraho kiki. Abanyarwanda muri aho ni bibi. Kuba ndumwe muri mwebwe birambabaza. Kubera ko aravuga ati mwidishye, mukavuga ngo mwidishye. Aravuga ngo mwurire indogobe, mukurire indogobe. Aravuga ngo muyimanuke, mukayimanuka. Banyarwanda bazi ubwenge, reka mbaburire, ndababurira, mwakwanga nkabatega iminsi. Icyo nzi cyo, buri muntu wese uri kugira uruhare mu gutoteza buri munyarwanda, yaba mu magambo, yaba mu bikorwa, yaba muri za propaganda, azabihanirwa n'amategeko y'isi. Natabihanirwa n'amategeko y'isi, azabihanirwa n'amategeko y'ubutaka, karma, n'amategeko y'umuco. Muzibuke, musigeho. Ntabwo umuntu ari ikintu objet, ntabwo ari ikarita icibwa. Ni umuntu ufite amaraso aseseka ntayorwe.